yake bimeze bite rero? Nakubwiye ngo uno mwaka tugiye kurya show nyuma ya Justin Bieber akubwira ngo Ghost twimanukira n'agafilime k'umwaka. Agafilime kadasanzwe. Bimeze bite rero? Ubundi narakubwiye ngo nzajya ngendana n'abemera, abatemera namwe muzemera. Mutegereze murebe mwebwe gusa. Simuzi ko ntabwo njya mvuga filime itaraba. Kikomereza na Ghost nyuma yayo dukomeza n'agafilime k'umwaka. Bimeze bite rero? Bati amaraso y'abakiri bato ateka ko ejo hahoraho. Ati nkumbuye uburyo wankoragaho mu ijoro nabaga namangayitse. Ndabizi wegereye ikiraro ariko sinagukurikira. Ati kuva wansiga rero byose nari mfite ndashaka ko ubimenya. Ati niba ntakwegera nari nzagumana n'umuzimu wawe. Ati mukumbuye kurenza ubuzima kandi nawe ntiba utanga iruhande bikaba aribyo bituma wishima. Ati mukumbuye kurenza ubuzima, mukumbuye kurenza ubuzima. Ati amaraso abakiri bato bibwira ko ejo hahoraho. Nyine ikindi gihe kandi urabizi igihe ntabwo kiguzwa. Ati nagusize inyuma kandi nari kugukurikira. Ati kuva wansiga rero byose nari mfite ndashaka ko ubimenya. Ati niba ntakwegera nariwe nzagumana n'umuzimu wawe kuko mukumbuye kurenza ubuzima kandi nawe niba utanga iruhande akaba aribyo byagushimisha. Mukumbuye kurenza ubuzima. Ati mukumbuye kurenza ubuzima. Ati mukumbuye kurenza ubuzima. Ati niba ntakwegera nzagumana n'umuzimu wawe. Mukumbuye kurenza ubuzima kandi nawe ntiba utanga uruhande bikagushimisha. Ati mukumbuye kurenza ubuzima. Mukumbuye kurenza ubuzima. Kikomereza n'agafilime kacu rero nababwiye ati ngo nimutemera muzemera. Bimeze bite rero? Agafilime nibwo tukwinjira DJ kuri gutinda DJ.